Muraho u Rwanda rufite umwenda wo kwishyura wose ungana na tiriyoni 10.1 z'amafaranga y'u Rwanda nkuko turaza kubisuzuma. Buke ko tiriyoni ari 1.12. Uzumva abanyapolitike babimanura bakabibara mu madolari, noneho ukumva byageze muri za miliyari cyangwa miliyoni. Mu buryo rusange ibihugu hafi ya byose bya Afurika ubu biri mu kangaratete kitwa imyenda. Iyi ni imyenda abaturage benshi b'abanyafurika batazi, yewe batanafiteho amakuru, ahubwo no kubibabwira bumva bitabareba kuko baba bagira bati abayifasha bazayishyure. Nyamara ibyo siko bigenda, kuko imyenda y'igihugu yishyurwa nanjye, wowe, uriya, bariya n'abandi muturanye aho ngaho utuye. Mbega nta munyepolitike wishyura umwenda wishyurwa n'umuturage, uretse ko umunyapolitike nawe ari umuturage. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa gatanu muri uyu mwaka wa 2024, Banki y'Isi yasohoye urutonde yise Heavily Indebted Poor Countries, urutonde ruriho ibihugu 37 byemezwa ko bikennye kandi bikaba bitsikamiwe byo gupyinagazwa n'imyenda. 31 muri ibyo bihugu nta handi byaturuka atari ku mugabane wa Afurika. Iyo ufashe agapapuro kanditseho amazina y'ibyo bihugu ukakitegereza neza, uhita ukonja. Urakonja kuko usanganizwa ibihugu hafi ya byose byo muri aka karere k'ibiyaga bigari, by'umwihariko muri East African Community. Ese ubwo ushobora kugira ngo u Rwanda rwo ntirwicaye muri ibi bihugu? U Rwanda rwinjiye muri iki cyiciro ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2000. Kuri iyi tariki intumwa z'ikigega mpuzamahanga cy'imari IMF arizo Josid Fajgenbaum na Masoud Ahmed bafatanyije na Karisto Madavo na Kemar Delvi bahagarariye ishyirahamwe mpuzamahanga rishinzwe iterambere ku isi International Development Association basohoye inyandiko isabira u Rwanda kwinjizwa muri Heavily Indebted Poor Countries. Ibi babikoze nyuma y'ubushakashatsi banasohoye kuri uwo munsi bakabwita Decision Point Document for the Enhanced Initiative for Heavily Indebted Poor Countries. Maze muri iyo nyandiko yabo y'impapuro 54 urimo kureba kuri screen yawe nko mu gice cya 3 kuva ku rupapuro rwa 8 kugeza ku rwa 21, basobanuye impamvu, babanza kwemeza ko hashize imyaka 4 u Rwanda ruvuye mu midugararo y'indyane, intambara, jenoside yakorewe abatutsi n'ibindi. Nyuma y'ibyo akaba aribyo byatumye u Rwanda rufata imyenda myinshi isa nko kwiyuburura. Mu bushishozi bwabo bemeje ko u Rwanda rufite ingorane z'imyenda, haba mu buryo bwo kwishyura ndetse n'ibindi. Wenda by'umwihariko kuri twebwe nk'abanyarwanda hari uwakwibaza ngo ziriya tiriyoni 10.1 z'amanyarwanda mwavuze zavuye he? Ninde wazemeje ko arizo dufite nk'umwenda? Nabazi mukunda ibimenyetso. Mu kwezi kwa 4 k'umwaka wa 2023, Minisiteri y'Imari n'Igenamigambi mu Rwanda yatangaje inasohora inyandiko wasanga ku rubuga rwayo rwitwa Minecofin. Ni inyandiko yagaragazaga umwenda wose n'uburyo bateganya kugenda bagabanyaho gake gake kuko rwose utubutse. Mu nyandiko ya Minecofin ya page 17 bahaye umutwe ugira uti Medium Term Debt Management Strategy. Mu gika cya 2 cy'urupapuro rwa 4 bavuze ko kugeza mu kwezi kwa 6 k'uyu mwaka u Rwanda rwari rufite umwenda ugana na tiriyoni 10.1. Tiriyoni nkongera kubibutsa ko ibifite amazeru 12, ubwo yongereho nurangiza ugabanye 1300 kugira ngo umenye ingano mu madolari ngiye nawe uriya n'abariya tugomba kwishyura, haba mu nzira tuzi cyangwa izo tutazi. Nuko ubukungu bukora, inguzanyo ya leta yishyurwa n'umuturage kuko nyine byemezwa ko n'ibyo amafaranga aba yarakoreshejwe biba biri mu nyungu ze.